None se pasiteri kw'Imana izi byose izi umuntu atekereza izi nibizaba imbere kubera iki Imana yishujije? Imana yaremanye umuntu tekereza, Imana iremana umuntu kumenya, Imana iremana umuntu guhitamo, Imana iremana umuntu umudendezo. Urupfu rwari ruri mu bitekerezo by'Imana ariko akinguye kugira ngo rugere ku bantu ni Adamu. Urupfu rwazanye mu isi n'umuntu umwe. Kubyara abakobwa gusa nabyo biri mu ngaruka z'icyaha, no gupfusha biri mu ngaruka z'icyaha, no kubyara abahungu gusa biri mu ngaruka z'icyaha. Ubundi Edeni mu gihe byasobanuraga uburyohe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga Everyday, nizere ko mumeze neza mu busanzwe muri kumwe na Kiza Edouard, abari mu Rwanda, Shalom abari mu Burundi, Shalom muri Afrika, mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha. Shalom, turakunda ni Gusenga Everyday ari ku mugabane w'Uburayi, Shalom ari ku mugabane wa Aziya, Shalom ku mugabane wa Amerika, Shalom ku mugabane wa Oceania. Shalom, tubahaye ikaze kuri Gusenga Everyday. Nkuko mubona kuri kamera turi kumwe na Dogitera Revera Dogiteri. Shalom shalom. Amakuru yanyu ni meza, murashima Imana? Turi bazima. Pasi mwatangira musuhuza abantu munasenga Imana. Turabakiriye abatugana kuri channel ya Gusenga Everyday, bene data bahatandukanye mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye. Ni karibu kuri channel ya Gusenga Everyday, dusangire ibyo kurya byera Imana yaduteguriye. Mana, ndagushimiye ndaguhimbaje ugize neza, tuje imbere yawe mu ntege nke zacu kugira ngo twongere imbaraga bene data bagiye gukurikira ijambo ryawe. Ugurura imitima ya benshi kugira ngo ijambo ryawe n'umwanya muri bo ribashe kubafasha kandi rikomeze benshi, rihindure benshi, kugira ngo mwami ubutumwa bwiza bwawe burushaho kwamamara mu mahanga yose, kandi inshingano Yesu Kristo yadusigiye isohore kuko ushaka. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amena. Turi kuganira ku gitabo cy'Itangiriro, inshamake y'igitabo cy'Itangiriro. Turimo turaganira inshamake y'igitabo cy'Itangiriro. Twaganiriye igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu, inkomoko y'icyaha. Tugiye gutangira ku gice cya kane, inkomoko y'urupfu. Urupfu rwavuye he? Igice cya kane, Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, nibo buguruye irembo ry'urupfu ngo rugere ku bantu, ariko urupfu rwari rusanzwe ruri mu bitekerezo by'Imana. Usome igice cya kabiri umurongo wa 8 kugeza ku wa 9, haravuga ngo mu ngobyi ya Edeni ishiramo igiti cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, hagati ishiramo n'igiti cy'ubugingo, ariko ishiramo igiti cy'ubwenge menyesha iciza n'ikibi. Uwiteka Imana ibwira Adamu na Eva ngo umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Urupfu rwari ruri mu bitekerezo by'Imana ariko akinguye kugira ngo rugere ku bantu ni Adamu wakoze icyaha. Mu Baroma igice cyaho cya 5 umurongo wa 12 avuga ngo urupfu rwazanye mu isi n'umuntu umwe. Urupfu rugera ku bantu bose kuko bakoze icyaha. Nuvuga ngo icyaha cyazanwe n'umuntu umwe mu isi. Cyaca kigera ku bantu bose ko bose bakoze ibyaha, ariko cyaca kizanye urupfu, n'urupfu narwo rugera ku bantu bose. Nuvuga ngo umuntu yazanye icyaha, cyazanywe mu isi n'umuntu umwe. Cyaca kigera ku muntu we, ikigera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Noneho cyaca kizana urupfu. Nuvuga ngo umuntu wese ukomoka kuri Adamu agenewe gupfa rimwe. Nukuvuga ngo yaba ari ugupfa rimwe cyangwa kabiri biterwa n'uwizeye n'utizera, ariko umuntu wese ukomoka kuri Adamu wese agenewe gupfa kuko urupfu rwazanywe na Adamu mu isi. Kayini rero amaze kwica Abeli, habaye ikibazo kuko bari abantu 4 gusa. Umwe yica Kayini, yica Abeli, baba basigaye ari 3. Nuvuga ngo 1/4 cy'abantu mu isi kiba kiragiye. 1/4 nk'uko zaba miliyoni 2 n'igice kuri miliyoni 10. Nuvuga ngo 1/4 cyagiye. Abeli ku bantu 4 bari benshi cyane ukurikije pourcentage. Umwe kuri 4 ni 2,500,000 2 miliyo. Ubwo nukuvuga ngo hano urupfu rumaze kuza mu isi, ntabwo Kayini yatanze bike imbere y'Uwiteka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Kayini yafashe amaturo aje imbere y'Uwiteka na Abeli, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka areba neza ituro rya Abeli, areba nabi ntiyita ku rya Kayini. Icyatumye ataryitaho ni iki? Icyatumye Uwiteka atita ku ituro rya Kayini ni iki?
hariya mu Baheburayo igice cyaho cya 11 umurongo wa 4 haravuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli atamba ituro riruta irya Kayini kuba ryiza imbere y'Uwiteka. Ariko hariya ubwo Uwiteka yabwiraga Kayini ngo ubabajwe n'iki amaze kutishimira ituro rye, ubabajwe n'iki nukora ibyiza nturemerwa, ariko nudakora ibyiza dore ibyaha byitugatugiye ku muryango kandi niwe bishaka ariko ukwiye kubitegeka. Kayini agira uburakari, aho kugira ngo akore ibyiza ahubwo asimbukira murumuna we aramwica. Bisobanura ngo ituro rya Kayini cyatugiye ritemerwa nuko yaritanganye umutima mubi kuko Uwiteka yari yawubonye. Aravuga ngo nukora ibyiza nturemerwa, ariko nudakora ibyiza dore ibyaha byitugatugiye ku muryango ariko ukwiye kubitegeka. Bisobanura ngo Kayini yatanganye ituro rye umutima mubi. Amaze kuritangana umutima mubi rero Uwiteka ntiyaryishimira. Amaze kwica Abeli, Uwiteka Imana aravuga ngo dore amaraso ya muna wawe arantakira ku butaka, amaraso y'abaziranenge arataka ku butaka, amaraso y'umuziranenge aratakira ku butaka, uzaba igicamuke mu isi. Abantu baje bibaza ngo mbese Kayini ko yabaye igicamuke akarorongotana kangara kandi akagira abantu mukomotseho, kandi ku isi hari abantu 4 gusa hagasigara 3. Ubwo nukuvuga ngo yarongoye nde? Nuko abantu babifatanya cyane. Ariko Adamu na Eva baramye igihe kirekire kandi mu gihe cy'ubuziranenge bari bararemewe kudapfa, ariko bamaze gukora icyaha bugurura irembo ry'urupfu. Ariko nabwo barongera bararama, kuko usomye igice cya 5 ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa 5 baravuga ngo abyara abahungu n'abakobwa. Abeli amaze gupfa, Seti niwe yamushumbushije kugira ngo Imana imuhuze umubabaro. Seti bisobanura ngo shumbusho mu Kinyarwanda. Uwiteka Imana yashatse guhoza Adamu na Eva umubabaro kubw'urupfu rwa Abeli, imuha umwana witwa Seti kugira ngo azabe sekuruza w'abakiranutsi. Nuko aje kuba ikibazo nyuma, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo abyara abahungu n'abakobwa. Noneho muri Panorama de la Bible no muri dictionnaire biblique aravuga ngo Uwiteka yari yarateganije ko Adamu na Eva babyara abana 12 b'abahungu n'abana 12 b'abakobwa, bakaba 24. Ariko noneho abo 24 abahungu n'abakobwa, umuhungu n'umukobwa. Imana muri gahunda y'Uwiteka icyo bita ngo creation, kurema, umugambi wo kurema, yagombye kubyara umugabo akamubyara n'umugore we, abana bakaba 24 ariko abagore ari 12 n'abagabo ari 12. Umugambi rero ukomwa mu nkokora n'icyaha ntibyaba bigikurikiranye nk'uko Uwiteka yari biteguye. Kandi uko yabiteguye mbere y'urupfu, bagombye kurama iteka ryose bakabyara abana 24 bakoroka ku itegeko ry'Uwiteka bakuzura isi nk'uko Imana yategetse. Ariko icyaha kibikoma mu nkokora. Kayini aravuka, Abeli avuka ari umuhungu yakabaye umugore we. Noneho rero ubwo Satani yararangije kwinjira mu muryango no kuwusenya, yari yangiye kwinjira mu muryango nyuma y'icyaha. Uwiteka Imana iravuga ngo nukora byiza nturemerwa. Hariya rero yaragarutse arongora muri bashiki be, kuko Adamu na Eva bongeye kubyara abahungu n'abakobwa. Ubwo nubundi abahungu bakaja bashakana na bashiki babo, ariko noneho urupfu rwari rwatangiye, ubwo umubare ntiwangana. Narizo mpamvu kubyara abakobwa gusa nabyo biri mu ngaruka z'icyaha, no gupfusha biri mu ngaruka z'icyaha, no kubyara abahungu gusa biri mu ngaruka z'icyaha, kuko ntibinezeza nk'uko umugambi w'Imana wo kurema. Ubundi Edeni mu gihe byasobanuraga uburyohe, ibyari muri Edeni byari uburyohe gusa, ariko biza gusharira kubera ingaruka y'icyaha. Haza urupfu, haza indwara, haza inzara, haza intambara, habaho kumwara, habaho kunuka, bigasozwa n'urupfu. Ibyo byose ni ibintu byabaye nkibiza, ariko nkingaruka y'icyaha cyakozwe na Adamu na Eva. Kayini rero ntimukaje muri abiyoza aho yakuye abana, aho yakuye umugore arongoye mushiki we. Nta handi abantu babaga, ariko kuko yabaye igicamuke ntibyamubuje kurongora mushiki we. Ubwo noneho rero arabyara. Amaze kubyara, urubyaro rwa Kayini ruramanuka ku gice cya 4 aho ngaho. Ariko noneho ku gihe cya Kayini niho hakomotse indi mirimo, kuko mu ngo bya Edeni imirimo yaremwe nukorora no guhinga, niyo mirimo yahawe umugisha. Ariko ibindi byose by'ubukorikori byaje nyuma y'icyaha. Hano kuri Kayini niho
abacuranzi, niho haje abacuzi b'imiringa, ni ukuvuga ngo letekinisiye, abantu bose b'abacuranzi, abahanzi niho batangiye mu rubyaro ara rwa Kayini. Ni ukuvuga ngo indi mirimo yose yatangiye nyuma y'icyaha, ariko guhinga no korora nibyo byahawe umugisha, byabayeho mbere y'icyaha. Ariko tumenye ko mbere y'icyaha ntabwo amatungo yari ayo kurya, ahubwo yari tourisme, kwari ubukerarugendo. Umuntu akitegereza akishima, agakora ku ntare akishima, agakora ku ngwe akishima, agakora ku nka akishima. Byari tourisme kugira ngo binezeze umuntu, ntabwo byari ibyo kurya. Kandi ko n'umuntu ari we wari warabyise amazina, umuntu yakwita izina Uwiteka akavuga ngo iryo niryo rikwiriye kuba iryabyo, iryo niryo rikwiriye, iryo niryo rikwiriye. Ntabwo Imana yamugisha imbaga ko yabimuhereye uburenganzira ngo abyita amazina. Kayini rero abyarana na mushiki we abana, ariko nyuma y'icyaha ku rubyaro rwa Adamu, Uwiteka kubw'igihano habaye kugabanuka kw'imyaka yo kurama, kuko ingoma y'iteka kurama iteka ryose byabaye imyaka 900. Na nizo mpamvu munsi y'imyaka 1000 Metusera yaramye imyaka 969, Jeredi yaramye imyaka 962, ariko uyu Lameki yaramye imyaka 777. Aho hagati ni abantu bose bakabakabye, kuko Adamu yapfuye afite imyaka 930, ariko Nowa yapfuye afite imyaka 950. Ubwo kwari munsi y'1000, ariko bitari munsi ya 700. Yari imyaka myinshi yo kurama rero, ariko umugambi w'Imana kwari kugira ngo mu gihe cy'umutima nama nisubiraho akihana agakora ibinejeje Uwiteka, Uwiteka aramusubiza ku gihe cy'ubuziranenge. Ariko umuntu arushaho kononekara no kwangirika. Imyaka yo kurama rero yari igiyeze iri munsi y'1000, ariko ari 900 nayo yari myinshi. Iyo badakora ibyaha abantu bakaguma niyo nayo yari myinshi. Ariko Uwiteka Imana ibona ko kurama kw'abantu kudatuma bakora ibyiza, ahubwo kurama kw'abantu gutuma bakora ibibi. Bamaze kwiyonona rero, Imana yari yatoranije Seti nka shumbusho, nk'umwana wo gusimbura Abeli, kugira ngo ahoze Adamu na Eva amarira. Ubwo na Seti nawe arongora mushiki we, ariko Uwiteka yari yateguye ko yagombye kuba umuryango wubaha Imana, akabyara abana b'Imana. Ariko siko byagenze. Seti yagombye kubyara abana b'Imana, ariko siko byagenze. Uko abana ba Seti bariyononye baja kurongora mu bana mu rubyaro rwa Kayini, nibo bakobwa b'abantu. Babana b'Imana bamaze kurongora mu rubyaro rwa Kayini abakobwa b'abantu, bari bafite intego yo kuzabahindura abana b'Imana, ariko ahubwo abakobwa b'abantu babahindura abana b'abantu. Abantu barushaho kwiyonona, na ndizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu bamaze kugwira ku gice cya 6, noneho babyara abakobwa. Ijambo ry'Imana ryavuze kubyara abakobwa atari uko babyara abakobwa gusa, ahubwo ari uko mu bakobwa arimo Satani yashakiye inzira yo kurimbura isi. Ni ukuvuga ngo hashutse Eva. Nizo mpamvu babyaye abakobwa baba intandaro yo kubyara abantu barebare banini, bari ibirangirire ku isi. Ni urubyaro rwa Seti rwari rwarateguye kubaha Imana, bariyonona baja kurongora mu bakobwa ba Kayini, bagiye kubyara babyara abantu banini barebare, ngo nizo za ntwari za kera. Abantu benshi babaja bagira ikibazo ku bana b'Imana ahangaha, ariko abana b'Imana bagizwe n'amatsinda 3. Yohana igice cya 1 umurongo wa 12. Ariko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, abo ni abakristo, ni itorero. Yobu igice cya 1 umurongo wa 6 haravanga ubw'abana b'Imana bajaga gushengerera Uwiteka, Satani nawe akagendera hagati yabo. Hari abana b'Imana na abamarayika, ariko noneho ntabwo bari abamarayika, aribo bavuye mu ijuru ngo baze barongora abantu ku isi, kuko ntabwo ibintu bidahuje kromozome bibyarana. Oya, serire zibyara, habyarana ibinganya kromozome. Hari abantu baje bagakora ibiganiro bakavuga ngo iriya nkangu iba nabi, ngo kera inka zacu zarishaga hagati hafi ya parike, ngo nuko ngo iriya nka yacu ngo yimijwe n'imbogo. Ntibibaho, kuko imbogo n'inka ntabwo binganya kromozome. Kandi noneho rero gestation,
amezi y'imbogo ni amezi 10, ay'inka ni amezi 9. ntaho byabyarana rero, ntabwo imbogo yabyarana n'inka, kuko amezi y'imbogo ni 10, amezi y'inka ni 9, kandi ntaho zinganya kromozome, ntaho byashoboka rero. Ngo inka zacu zarishije hafi ya parke, ngo noneho ngo inka yacu ngo yimwa n'imbogo, ngo nizo mpamvu ngo ubona ngo ikarishe, ngo yanga abantu, ngo irakarishe nyine, ngo kuko yabyawe n'imbogo. Ntabwo imbogo yabyarana n'inka, n'inka ntiyabyarana n'imbogo, kirazira. Ntawo byashoboka. Iyo zitanganya kromozome zikaba zitanganya amezi ya gestation, amezi 10 n'amezi 9, ntaho byaremwe gutandukanye, na amatungo atandukanye. Ngo imbwa ntabwo abantu bazayikira, ngo kuko ngo imbwa yacu ngo yasenganije n'ingwe. Oya, ntabwo imbwa yashobora gusenganya n'ingwe ngo none bibyara imbwa karishe. Oya, ibyo ni ibinyoma by'abantu, ni ibyiyumviro, ni ibitekerezo biri mu bantu. Ahangaha rero ntabwo abamarayika bamanutse ngo barongore abantu ku isi, kuko n'abamarayika nabo bavugwa nk'aho ari abana b'Imana muri Yobu igice cya 1:6 n'igice cya 2:1. Ubwo abana b'Imana bazaga gushengerera Uwiteka na Satani nawe akaba hagati yabo, icyatumaga zana nabo nuko bari abamarayika. Abamarayika rero nabo bakira izina ry'abana b'Imana muri Yobu igice cya 1:6. Abana b'Imana bisobanura abamarayika, ariko ntabwo aribo bamanutse ku gice cya 6 ngo baryamane n'abakobwa bo ku isi. Oya, nkuko bamwe babivuga. Oya, ahubwo urubyaro rwa Seti, abahungu ba Seti nibo biyononye baja kurongora abo bakobwa ba Kayini, bibwira ngo bazabahindura abana b'Imana. Ariko abakobwa ba Kayini kuko bari baravukanye umutima mubi nyine, nkuko na se agira umutima mubi, ahubwo aho kugira ngo abana ba Seti bigisha abana ba Kayini ibyiza, ahubwo abakobwa ba Kayini bigisha abahungu ba Seti bibi, none bahinduka abana b'abantu. Nizo mpamvu byababaje Imana cyane. Ijambo ry'Imana ravuga ngo kwibwira kose imitima yabo aba bantu ari kubi iteka ryose. Imana ibona ko abantu ari babi, kandi ko kwibwira kose imitima yabitekereza ari kubi iteka ryose, bituma Uwiteka yicuza ko yaremye abantu, bimutera agahinda mu mutima. Bigera ubwo Imana ubwayo yaremye abantu igira agahinda mu mutima, iravuga ngo je décide, ngiye kudetruiza, ngiye gusenya, ngiye kurimbura urubyaro rwose naremye. Ngo ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka kuko yubahaga Imana. Ariko abantu bose bararimbuka, amatungo yose ararimbuka kubw'ibyaha by'ubugobe by'urubyaro rwa Kayini na Seti. Abantu bose bararimbuka. Uwiteka arokora Nowa n'umugore we n'abahungu be 3 n'abakazana be 3. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bose baba 8 ku bantu bari bageze ku 6 ku isi, kuko Nowa yari uwa 10 kuri Adamu. Uvuga ngo yari uwa generation ya 10, Nowa yari uwa 10, kuko bavuga ngo umwe abyara undi abyara, yari uwa 10 kuri Adamu. Bari benshi, baevariwe hagati ya 6,000 byari ku isi, akaroko ku 8. Urumva kuyungurura kw'Imana n'ukukuri. Abana b'abantu rero abana b'Imana bitegereza abakobwa b'abantu, bisobanura ngo urubyaro rwa Seti rwitegereza abakobwa ba Kayini, rurabitegereza ngo rutoranya mwabo rwarongorana nabo, rusanga abakobwa ba Kayini nubwo bafite umutima mubi ari beza. Kandi Imana nayo rero mu miterere yayo yaremye abantu kandi kabibakunda kimwe, ariko kenshi abantu bafite uburanga bagira ubugome ku mutima. Ubwo nuvuga ngo abakobwa ba Kayini bagiraga uburanga cyane bukabije, kandi ari abakobwa b'abantu. Abahungu ba Seti babahisemo ngo barongorane nabo, imbaraga z'abakobwa ba Kayini zirushiza imbaraga z'abahungu ba Seti, babahindura abana b'abantu. Nizo mpamvu urugo ugira imbaraga n'umugore, umugore yahindura umugabo mu buryo bumworoheye kuruta uko umugabo yahindura umugore. Ico umugore ashaka kenshi nico gikorwa mu rugo kuruta ico umugabo ashaka. Kubera iki? Kubera influence afite muri urwo rugo, kandi urugo akaba ari urw'umugore imbere. Umugore akorera umugabo akora iby'inyuma bireba iterambere, ariko umugabo gucunga inzu n'urugo bireba umugore. Umushitsi rero wakiriwe n'umugore amererwa neza, ariko umushitsi wakiriwe n'umugabo amererwa nabi. Narizo mpamvu umugabo uzubwenge, iyo abantu baje gucumbika bati ntabwo mwaduha icumbi, umugabo uzubwenge aravuga ati nanjye ndu mushitsi, nanjye ndacumbitse.
muje gucumbika ariko mwabajije nabi, mwibeshe, mwabicuritse, mwayobye, mwabyibitse. Mwari kubaza nyir'urugo mubaze nguriya, none akabarangiraho umugore wari, akaba ari we wasaba icumbi, niwe ufite imbaraga. Nizo mpamvu abakobwa ba Kayini bagize imbaraga cyane, banesha abahungu ba Seti, babahindura abana b'abantu. Babana b'abantu ntibubaha Imana, ahubwo gutekereza no kwibwira kwa imitima yabo yatekerezaga kwari kubi iteka ryose. Imana yicuza impamvu yaremye umwana w'umuntu. Niho noneho habaye uburakari bukomeye. Imana ikura abantu ku myaka 900 yo 120, iravuga ngo iminsi yabo izaba 120. Ico gihe rero abana b'Imana bamaze kurongorana n'abakobwa b'abantu, imyaka yo kurama iragabanuka kubera ingaruka z'icyaha. Nuvuga ngo mu ngaruka z'icyaha no gukenyuka ni ingaruka z'icyaha. Aretse ko Imana imaze gutaga imyaka yo kurama, hari abarusha abandi kurama ari bo babi, ariko gukenyuka ni ingaruka y'icyaha. Gukenyuka ni ingaruka y'icyaha. Abo bantu rero Uwiteka Imana kubw'uburakari ibaha imyaka 120. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana kuko yicujije impamvu yaremye abantu, iravuga ngo nzarimbura abantu bose naremye, uhereye ku bantu, amatungo, ibikururuka, ibyigenza, ni vigitime mbese. Iyo habaye intambara itegurwa n'abantu, hakarwana abantu, ariko ikiribwa cyane ni amatungo. Pastor, ukiraho hari ijambo waruvuze ngo Imana iricuza ico yaremeye umuntu. None se Pasiteri, ko Imana izi byose, izi umuntu atekereza, izi nibizaba imbere, kubera iki Imana yicujije kandi izi ko irema Adamu yari izi ko bino bintu bizaba? Kubera iki Imana yicujije? Imana yababajwe no guhitamo nabi kwa Adamu na Eva. Imana yabajwe no guhitamo kw'aba bantu, kandi hari ibyiza n'ibibi. Imana yaremanye umuntu gutekereza, Imana iremana umuntu kumenya, Imana iremana umuntu guhitamo, Imana iremana umuntu umudendezo. N'ibintu bine Imana yaremanye umuntu itongera kwivangamo. Iyo Imana igushize imbere ikibi n'iciza, kandi ufite ubushobozi bwo guhitamo ikibi n'iciza, ntabwo ongera kubyivangamo. Itangirira igice cyaho cya 2 umurongo wa 7 havuga ngo Uwiteka Imana imaze kurema umuntu mu mukungugu, imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, none haba ubugingo buzima. Abaye ubugingo buzima atandukana n'ibindi biremwa gutekereza. Amaze gushobora gutekereza, Imana ntiyongera kwivanga mu guhitamo kwe. Ugutegeka kwa 2:30 umurongo wa 15 haravuga ngo dore nshize imbere yawe ibyiza n'ubugingo, ibibi n'urupfu, hitamo. Kandi naguhaye umwuka w'ubugingo ugushobora guhitamo ibyiza, ariko kuko umwuka wawe waguhitiyemo ibibi, bigumane. Nico Imana yahitiyemo umuntu, ntabwo Imana yongeye kwivanga mu byo yaremanye umuntu. Kuko umuntu afite ubushobozi bwo guhitamo iciza n'ikibi, ntabwo Imana yakongera kugaruka ngo ivuge ngo hitamo iki, kandi yaramuhaye ubushobozi bwo guhitamo iciza. Oya. Nandizo mpamvu kuvuga ngo Imana irabizi ntibisobanura ngo Imana niyo yabiteye. Imana izi ko abantu bazapfa, ariko ntabwo ari yo ituma bapfa, kuko Imana ntabwo yaje mu mugambi wo kugira ngo abantu bapfe. Gupfa ni ingaruka y'icyaha, ariko Imana izi ko bazapfa, kandi izi ko abahisemo nabi bose bazabura ubugingo buhoraho, bazabura ubugingo kuko bahisemo nabi. Kandi Imana iri kubireba, kuko bashoboye guhitamo ibyiza bakabona ubugingo buhoraho, cyangwa bagahitamo ibibi bagapfa. Imana ibyirabizi nta kizi. None se ko Imana ibizi, kubera iki yicuza? Imana yaricujije kubera umuntu yahisemo nabi, ntakoreshe ubushobozi Imana yamuremanye. Kandi izi byose nyine. None ko izi byose izi ko umuntu azagirane, azakora ibyo idashaka, hanyuma ikicuza, kandi Imana izi byose nyine yicujije guhitamo nabi ku muntu. Yicujije guhitamo, yari bati kuko umuntu afite ubushobozi bwo guhitamo neza, ntabihitemo neza, birambabaje. Kandi kuri kwicuza ntabwo ari repentance, ntabwo ari penitence, ahubwo ni regret. Nukuvuga ngo umuntu narinzi ngo arakora ibyiza kuko abishoboye, none arayobye. Imana rero yari izi ko umuntu azahitamo nabi, ariko si yamubwiye ngo hitamo nabi, ariko yamushize mu ubushobozi bwo guhitamo neza. Icyo nico yicujije. Kuki nkuremana ubushobozi bwo guhitamo ibyiza ugahitamo ibibi?
kandi ufite umwuka w'ubugingo ukabutandukanye n'ibindi biremwa. Nico ngico yicuzaga. Uwiteka Imana rero yicuza impamvu yaremye abantu, bimutera agahinda mu mutima. Ntabwo ari confession, ntabwo ari repentance, ntabwo ari penitence, ahubwo ni regret. Kuvuga ngo kuregreta, umuntu kuregreta bisobanura no kwicuza, na penitence bisobanura no kwihana, repentance bisobanura no babarirwa ibyaha, na confession biratandukanye. Mu gifaransa ni regret, ntabwo ari ukwishuza bwa penitence. Oya, Imana rero yari ibizi kandi yamuremanye guhitamo ibyiza, ariko umuntu ahitamwe ibibi. Uwiteka Imana irababara kuko yahisemo nabi kandi ashoboye guhitamo neza. Ngiki cababaje Imana, ngiki cababaje Imana, cababaje Imana. Je sinimo numva ingene Imana izi byose, izi ivyo umuntu atekereza, izi bizabaho biri imbere byose. Kubera iki Imana yari izi yuko abana ba Seti, ba Seti bazakunda abana ba Gahini. Ko Imana izi byose, Imana izi byose irema nitangira byose ko arizo ko bizabaho, yarangiza ikicuza. Nizo mpamvu kumenya no gutuma biratandukanye. Kumenya no gutuma biratandukanye. Ni njubiteye cyangwa wahisemo mbizi. Gute bitandukanye? Bitandukanye n'amagambo bisobanura seriki ya influence. Kuvuga ngo influence no kuvuga ngo avoir connaissance biratandukanye. Biratandukanye. Kuvuga ngo narinzi nzi kuzakora ibi, no kuvuga ngo ndakutegetse ja gukora ibi biratandukanye. None se uwo n'umuntu, ibyo ni ku muntu. None Imana ko atari umuntu. Yego nyine ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yaremye umuntu usa nayo. Ariko ubwo bushobozi Imana yarabumuhaye. Yaremye umuntu usa nayo, imushiramo umwuka w'ubugingo kugira ngo ashobore gutekereza nkayo. Izo mpamvu yicujije, impamvu atashoboye gutekereza neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dore umuntu abaye kimwe muri twe. Kwari kugira ngo ase n'Imana, agire ishusho y'Imana, ase nayo n'uwo mwuka w'ubugingo anatekereze nkayo. Imana rero ibabazwa nuko atakoresheje ibyiza kandi abifite nico ngico. Kandi noneho rero ibintu bine yaremanye umuntu itabasha kwivanga, nuko harimo n'umudendezo. Nico catumye gusa kuvuga ngo namuremanye gutekereza, agira kumenya, agira ubushobozi bwo guhitamo mu mudendezo. Mbivanzemo naba nivuguruje mu mudendezo nahaye umuntu. Nandizo mpamvu Paulo yavuze mu Bagalatiya 5:13 ngo mwahamagariye umudendezo, ngo ariko bamwe bakoresheje wa mudendezo urwitwazo rwo kugendera mu mubiri. Arega n'abagendera mu mubiri Imana irabireba, n'abazawugendera mu mubiri Imana irabireba, n'abazakora ibya kabiri Imana irabireba, ariko yabahaye umudendezo wo guhitamo kugira ngo batumva ko bari mu bubata. Niyo principe de la création, ni principe ntivanga mu byaduhaye. Oya, ahubwo irakubwira ngo hitamo neza kuko ufite ubushobozi. Noneho rero ibyo itaguhaye irabigukorera. Nukuvuga ngo urubyaro rwa Kayini rero rugira influence cyane, rugira imbaraga kuko ariko rwari rurimo abagore. Noneho ruhindura abahungu ba Seti. Abana b'Imana itsinda rya gatatu ni urubyaro rwa Seti. Abana b'Imana itsinda rya mbere ni abakristo, itorero ry'Imana. Abana b'Imana itsinda rya kabiri ni abamarayika, Yobu igice cya mbere umurongo wa 6. Abana b'Imana itsinda rya gatatu ni urubyaro rwa Seti, biyononye bakaja kurongora mu rubyaro rwa Kayini. Seti na Kayini barabyaye, bose barororoka bagira abana benshi, ariko ubwo imyaka yo kurama ibiragabanutse ku gice cya 6. Abasubiye isigaye inyuma ubwo bagera kuja babaha isezerano ry'uko bazarama imyaka 120. Nubwo nyuma y'umwuzure gato bayirengeje, ariko niyo bari kuganaho 120. Ni shiti ikomeye, ni ukumanuka gukomeye kuva ku myaka 900 ukagera ku myaka 120. Cari ikibazo gikomeye kuko kugabanuka kw'imyaka yo kurama, ariko nta kundi byagenda, yari ingaruka y'icaha. Ubwo ni ukuvuga noneho rero tumenye ko marayika ntabwo yarongora umuntu ngo babyarane. Oya, inda ya Yesu Kristo yari serire, uremangingo bwari ubw'umwuka wera, ntabwo bwari ubwa marayika. Marayika yari intumwa yo kuburira Yosefu mu nzo
inzozi ariko ntabwo ari we. Inda ya Mariya ntabwo yari iya marayika ahubwo yari y'umwuka wera. Ubwo rero marayika ntabwo yaryamana n'umuntu ngo babyarane, oya, badahuje serire na kromozome ntibyashoboka. Umuntu abyarana na mugenzi we, itungo rikabyarana na mugenzi waryo, ariko ntabwo abantu babyarana n'amatungo. Nubwo benshi biyononye mu Kubalewi igice cyawo ca 18 umurongo wa 21 kugeza ku 22, bamwe bakiyonona bakatingana bakarongora abagabo, abandi bakiyonona bagabana n'amatungo, ariko nta mugabo wabyaranye n'undi, nta n'umugabo wabyaranye n'itungo, oya. Nukwiyonona kwaje mu bantu. Marayika rero ntabwo ari wamanutse ngo arongorane n'abakobwa b'abantu noneho ngo babyara abantu barebare b'intwari za kera, ari b'Imana yarimbuye mu gihe c'umwuzure, oya. Ab'Imana yarimbuye mu gihe c'umwuzure bari bategekwa n'ababyarwa n'abahungu ba Seti n'abakobwa ba Kayini. Nubwo n'abarumuna babo babyaye abandi, kuko ntabwo umubare w'urubyaro rwa Adamu uri muri Bibiliya, ariko muri panorama de la Bible ubushakashatsi bwerekanye ko babyaye abana 24. Icahindutseho nuko bagiye bavuka bapfa, ariko ni wari umugambi w'Imana mu gihe cyo kurema. Muri principe de la création abana 20 n'abana bakobwa 12 n'abahungu 12. Birahinduka rero, umubare w'abakobwa ntihongera kungana n'abahungu kugira ngo akaga kabeho. Noneho haza urupfu, abantu bamwe baba bake abandi baba benshi, birango akaga kabeho. Na n'uyu munsi ako kaga kaja kavugwa ngo hamwe abakobwa baba benshi kurusha abahungu, ahandi abahungu bakaba benshi kurusha abakobwa. Kikaba kibaye ikibazo koko, ariko ni ingaruka y'icaha. Bakagombye kungana mu gihe c'ubuziranenge aho batari baragenewe gupfa, ariko nta kundi n'ukwakira ingaruka y'icaha. Ubwo rero abo bana bariyonona, babyara abantu banini barebare ngo nizo za ntwari za kera zari birangirire. Nasomye muri commentaire biblique bavuga ko mu gihe ca Kayini na Abeli abantu bari bakigira uburebure bwa metre hafi 5 cyangwa hagati y'metre 5 n'esheshatu, bari barebare cyane. Baragabanuka kugeza mu gihe ca Dawidi hari abakigeza kuri 3 metre. Kagoriyati yari afite 3 metre z'uburebure, Sikude yari muremure cyane cyane. Ariko none abantu bagenda haba ikintu citwa degenerescence ku bintu byose. Abantu uburebure buragabanuka, imbaraga ziragabanuka, ubwenge buragabanuka, ni ingaruka y'icaha. Ntabwo abantu ari abanyabwenge nk'abakera, ntabwo bafite imbaraga nkiza kera, nta nubwo ari barebare nk'abakera, kuko umuntu wa kera w'umugabo yafataga imbogo ntimuve mu maboko. Ariko uyu munsi wa none umuntu ari kubona n'inzoka akarara adasinziye, umuntu ari kubona imbeba akarara adasinziye, kandi yarafataga imbogo ntinyiganyige. Urumva ico cyitwa degenerescence, kunambuka no gutezuka mu bintu byose muri gahunda zose, ni ingaruka y'icaha. Imana yacu idufashe kugira ngo tumenye iyo ingaruka y'icaha ico yakoze mu bantu. Imyaka yo kurama yaragabanutse, uburebure bwaragabanutse, imbaraga zaragabanutse, ubwenge bwaragabanutse, ni ingaruka y'icaha, kuko byose bisozwa n'urupfu. Ariko noneho ijambo ry'Imana mu Bakorinto wa mbere igice cyawo ca 15 umurongo wa 45 haravuga ngo nubwo Adamu wa mbere yazanye urupfu mw'isi, ariko yari ubugingo buzima. Adamu wa kabiri rero ari Yesu Kristo, yaje ari umwuka utanga ubugingo. Muri Yesu ntabwo abantu bapfa uwo mubiri gusa, ariko uwo mubiri ubutaka, umwuka asubira ku Mana. Noneho igihe cyo kuzuka, abapfiriye muri Yesu nibo bazabanza kuzuka mbere, kugira ngo twese hamwe n'abazaba bakiriho duhindirwe basha, ariko tumusanganire mu bicu. Ijambo ry'Imana vanga ibyo nibyo byiringira abantu bafite, kugira ngo bamenye ko bazabaho igihe cy'ingoma y'iteka. Imana yacu dufashe, Imana yacu dukomeze, kugira ngo abantu bubahirize ibintu bini Imana yaremanye umuntu. Abantu bubahirize gutekereza, abantu bubahirize kumenya, abantu bubahirize guhitamo, abantu bubahirize umudendezo, kugira ngo iherezo ry'abantu rizabe ryiza. Naho abantu nibatekereza nabi bakibwira kubi, bizaba nk'abo mu gihe ca Nowa, aho kwibwira kwa imitima yabo atekereje, ariko biteka ryose bigatuma n'Imana ubwayo bitera gahinda mu mutima. Ico gihe abantu bakomeza gutera Imana agahinda. Ariko nidutekereza neza, tukamenya neza, tugahitamo neza, tugakoresha umudendezo wacu neza, Imana yacu izaduha iherezo ryiza, kandi tuzaraga ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo.
amina. Basi reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire nawe urabanye n'utumunigane tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Pastor sinzi ko ikindi wakongeraho. Kuri channel ya gusenga everyday abadukurikira ni 078 gatandatu gatandatu icenda gatandatu gatandatu kabiri 078 gatandatu gatandatu icenda gatandatu gatandatu kabiri 0 kuri channel ya gusenga everyday abakurikira ibiganiro n'ababazi bibazo nuko biri tugeze ku gice ca gatandatu mu nshamake y'itangiriro. Ubutaha tuzakomeza kuri 7 dutyo kugeze tuzarangiriza igitabo c'itangiriro. Imana iduhana umugisha. Pastor akoze, reka tubabwire mwese mwari mukurikirana byacu, tubabwire ngo higana naho ubutaha. Shalom shalom shalom.